reka tuganire ijambo ry'Imana umwanya muto. Hano ubutumwa mu by'ukuri hari bwari bukwiye kuba buvugwa no kubutsindagira kubera ko icyo nari ngambiriye worship team yakiririmbye pasiteri yaragitsindagira kurushaho aravuga ati dusenge kuko guca bugufi tuvuga nuko tuzi ko dufite Kristo murengezi. Haleluya. Nuko dufite uwo twamenye. Aravuga ati mureke dusengere n'abataramenya, ariko nanjye ntabwo ndi kure yabo. Mu by'ukuri usenze Maurice arakoze, aravuze ati turategereje, ariko uwo dutegereje, agakiza dutegereje karabonetse. Haleluya. Agakiza dutegereje cyangwa se tuvuga ngo turategereje karabonetse, ndetse abenshi tukanezerewemo, ariko kandi hari n'abatarakakira, ariko natwe kandi dutegereje ko gasohora rwose. Niyo mpamvu n'ubundi umwanya muto tugiye kumarana ndi kuvuga ngo dutegereze twicishije bugufi dusenga kubwa Kristo Yesu. Haleluya. Dutegereze twicishije bugufi dusenga kubwa Kristo Yesu. Reka dusome mu Ngoma za kabiri bice 7. Ngoma za kabiri bice 7. Some ku murongo wa 12 kugera ku wa 14. Aranditse, hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati numvise gusenga kwawe, maze nitoranyiriza ahantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banje, maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire ibicumuro byabo, mbakirize igihugu. Dusome no muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 17. Guhera ku murongo wa 5. Nashatse ko dusoma iyi mirongo isa naho ari myinshi, 10, kugira ngo naza kuhavugaho byinshi. Ibice 17 guhera ku murongo wa 5 kugera ku wa 10. Nanone Data, imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isitararema. Abo wabaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wabaye byose byaturutse kuri wowe,
kuko amagambo wambaye nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira wowe wambaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Njye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo bivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi, nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Mu mwanya muto ndashaka ko dusa n'abatangira bibaza ikibazo. Twibaze, ese koko ni bande bategereje by'ukuri? Haleluya. Ni bande bategereje by'ukuri? Natekereje nsanga abantu bategereje by'ukuri n'abantu babiri. Hari umuntu utegereje gucirwaho iteka, hari umuntu utegereje gucirwaho iteka, hari n'utegereje agakiza kaboneka muri Kristo Yesu. Haleluya. Abaheburayo ibice 9 murongo wa 22 n'uwa 28 haranditse ngo, kandi nuko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakabaho urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri, atazanwe no gutambira ibyaha no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza. Bivuze ko ubu buzima turimo bwa Kristo, ubu buzima turimo cyangwa se bwo mu isi, hari abategereje agakiza ko muri Kristo Yesu, ariko hari n'abategereje gucirwa iteka, kubera yuko ntibamenye inzira y'agakiza. Ariko twe nk'abakristo ibyiringiro byacu cyangwa ukubaho kwacu kuri uyu murongo twasomye wo muri Yohana ibice 17 murongo wa 15 havuga ngo sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ndasaba ko uyibariramo. Haleluya. Yesu dutegereje ataje kutuvukira nk'uko ejo bundi tuzaba twizihiza Noheli,
Yesu dutegereje atari nk'uko abayuda bamutegereje mu myaka ya kera nk'uzaza gukuraho ubwami bw'abarwanyaga ngo abimukire ubwigenge buhoraho bwuzuye, ahubwo twe dutegereje uzaza gusohoza rwose agakiza dufite. Haleluya. Yaratuvukiye ndetse turamwizera, turamwemera, turamukurikira, twemera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ndetse tugirana n'igihango ku buryo adusabira mu cyimbo cy'ibitambo twakabaye dutanga ubu ngubu kugira ngo twegere ubwiza bw'Imana. Mwibuke mu ngoma za kabiri uko dusomye, turasomye ngo hanyuma y'ibyo Salomo amaze kubaka inzu y'Imana imaze kuba nziza, amaze kuyirimbisha, abantu bateranye iminsi 7 biyereza kwegerana n'Imana. Imana yarabishimiye, irangije ibisezerano. Haleluya. Iravuga ngo ubwo aha cyangwa se ubwo inzu yari yubatse yari inzu yo kwegerana n'Imana, inzu yo gutambirwamo ibitambo. Haleluya. Hari ahantu abantu bazajya bahurira n'Imana, ariko none suko bimeze. None ntabwo twumva umunezero w'Imana, ntabwo twumva ubusabane bwacu n'Imana kuko gusa tuje ngo tugere hano mu nzu yitiriwe izina ry'Imana. Oya, ahubwo twumva ubusabane bw'Imana, twumva imirindi y'Imana amanywa na nijoro, twumva gukora kw'Imana ndetse tukanakubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko dufite Yesu Kristo umutambyi. Haleluya. Ngo ni umutambyi mukuru watambwe rimwe kandi atamba amaraso y'igiciro ye, niko mu Baheburayo batubwiye ngo abe ahagije rwose kuba yashimwa n'Imana kugira ngo ibyaha byacu byose, haleluya, abyishyireho. Uwo twizihiza ko azatuvukira kandi yaratuvukiye, uwo tuzibuka, reka nkoresha iyo terime, uwo tuzibuka ko yatuvukiye ni uwaje yishyiraho ibyaha byacu kugira ngo tubashe kugira ubusabane n'Imana. Hanyuma yatanze cyangwa se yakomeje isezerano ry'Imana, bituma tubasha kubona ibyo dukeneye ku Mana bitagombye gushaka ibitambo by'uburyo bumwe cyangwa ubundi, uretse gusa kwizera amaraso ye. Haleluya. Hanyuma iyo twishingikirije kuri Kristo, Imana ikamutureberaho, bituma Imana itureba nk'abatambyi batamba ibitambo bizima.
bituma Imana itureba nk'abantu bari aho gutambira ibitambo, maze twasenga twicishije bugufi. Haleluya. Maze twakicisha bugufi tugasenga dusengera muri Kristo Yesu, Imana ikatwumva. Agakiza uhereye kera kose, akagakiza tuvuga ko muri Kristo Yesu ntabwo ari agakiza gusa katuzanira ubugingo buhoraho, ahubwo ni agakiza kadukiza mu bugingo bwa none ndetse n'ubuzaza. Bibiliya yatubwiye ngo Imana ubwayo nifunga ijuru ikavuga ngo imvura ntigwe cyangwa niteza mu giga, abantu ni isezerano yari yahaye Salomo ngo bagasenga. Haleluya. Basengera hamwe Imana yashimye ko bazatambira ibitambo. Shaka ko hano turumva neza, bagasenga basengeye hamwe Imana yashimye ko bazajya batambira ibitambo, kuko icyubahiro cyayo cyari cyahaje, ngo bazajya bumva Imana ikureho ikintu cyose, icyago cyose, amakuba yose ku bwoko bwayo no ku gihugu. Haleluya. None twe ntabwo bikidusabye kujya ahantu hamwe runaka ngo wenda uba ari ubuvumo runaka bwateganijwe bwejwereje ibyo, uba ari umusozi runaka cyangwa se abe ari amazi runaka. Oya, ahubwo gusa kwemera Kristo. Haleluya. Hari umutambyi mukuru wadutambiye igitambo kimwe gihagije, ngo kibe gihagije kutuvugira ku Mana. Haleluya. Iyo twicishije bugufi tugasenga turimo Imana iratwumva kandi ikadukiza mu bugingo bwa none ndetse n'ubuzaza. Mu Migani ibice 22 umurongo wa 4 hari ahantu hashimangira iryo sezerano. Bibiliya yaravuze ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Bivuze ngo uhereye kera agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, ni agakiza kadukiza mu bugingo bwa none ndetse n'ubuzaza. Haleluya. Nguwo uwo dutegereje uko ameze, kandi uwo niwe uhora udusabira ngo Imana iturindire muri iyi si. Imana iturindire muri iyi si, kuko n'isi ifite amakuba, n'isi ifite ibyago, n'isi ifite uburwayi bugiye butandukanye, n'isi irimo abantu banga Imana n'ikivuga Imana n'ikishushanya n'Imana Data. Uretse kuba kiyemera n'ikishushanya n'Imana Data, isi iracyaka. Niyo mpamvu Yesu asabira abantu ati simbasabira kubakuraho, kuko nge aho njya ndahazi, ni ku Mana. Ariko kandi turacyategerereje mu isi, turacyategerereje mu isi irimo amakuba, irimo ibigeragezo, ariko Yesu aradusabira. Haleluya. Icyo nagira ngo tuzirikane cyane, suko Yesu adusabira,
twese turabyemera ndetse turanabizi ko ari umuhesha wacu w'agakiza. Ahubwo icyo kugira ngo nsinagire cyane ni ukugira ngo dukomeze twicishe bugufi, dusenge. Haleluya. Twicishe bugufi, dusenge, Imana idukize mu buryo bwombi. Nibuke Zakayo, reka wenda nsozereze kuri Zakayo wenda nk'urugero rumwe. Rimwe na rimwe n'iyo Bibiliya ivuze ubukire, ahari ushobora kumva ko hari amafaranga menshi, hari uko se wagize ubutunzi bwinshi, ariko reka dufate urugero kuri Zakayo turebe icyo Bibiliya imuvugaho. Nabonye ari urugero rwiza rw'umuntu ushobora kuba waricishije bugufi. Mu bice by'ubutumwa bwiza 19 ubwo bwanditswe na Luka ku murongo wa mbere kugera ku wa 10, hari inkuru ya Zakayo abantu benshi turayizi no muri Sunday School bakaba bayitwigisha. Sibyo bwana? Bajya bayitwigisha. Zakayo ngo ni umuntu wari umukoresha w'ikoro mukuru. Haleluya. Bibiliya yongeyeho mukuru. Bibiliya inavuga ngo kandi yari umutunzi. Nuko yari ameze, mu yandi magambo tubigereranyije n'ubu, ni umuntu wari ufite akantu, yari afite ikofi, yari umutunzi pe. Ariko kandi si n'umutunzi gusa, kuba yari umukoresha w'ikoro byari bihagije ngo abe afite igitinyiro gisanzwe. Hanyuma uyu mugabo ngo yari mugufi. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu yanyuze Yeriko agenda, ahita yigendera gusa. Hanyuma ngo amenye iyo nkuru gusa, arabimenya ko Yesu ngo ahisa. Hanyuma ngo ahagere, yifuzaga kumureba, ngo ahagere babona abantu ni benshi. Mu by'ukuri iyo umuntu ari mugufi abantu ari benshi ntabwo wamenya uri hagati. Natangaye Zakayo yigiriye inama ngo yo kwibuka. Nimusoma Bibiliya murabibona ngo yaributse. Haleluya. Yaributse areba icyerekezo Yesu ari kujyamo, ngo aribuka abacaho, aragenda yurira igiti. Aravuga umuvumo warawuri. Hanyuma afite intego imwe gusa yo kureba Yesu. Namwe mubitekereze. Uzi ko hari igihe ubona umuntu, hari igihe umuntu agera ku rwego nyine ukabona ntakiyitaye, yakumva inkuru zivuzaho abantu basakuza kubona ntashaka kujya gushaka kumenya ibyo ari byo bitewe n'urwego ariho. Ntekereza ko Zakayo nawe ni muri urwo rwego yarari. Wa muntu ushobora kuvuga ati mwambwiye ibintu biri kubaho ngaho, bakihutira kuza kumubwira amakuru. Ariko we ngo yarahageze abona ntibyemeye ko amureba, ngo ariruka yurira igiti. Ngo hanyuma ngo areba Yesu, ngo ararama areba Yesu. Hanyuma mwumve kwicisha bugufi ukuntu ari impano ishobora kuba inakomeye, kuko dukwiye no gukomeza gusenga no kuyisaba. Yesu arararama aramubwira ati Zakayo ururuka. Haleluya. Uyu munsi ndarari wawe. Hanyuma ngo
ngo Zakayo avuga ibintu bikomeye, aravuga ngo kimwe cya kabiri cy'ubutunzi mfite. Sinzi ubutunzi Zakayo yari afite, ariko tubugereranyije ushobora kuba bwari bwinshi. Aravuga ngo kimwe cya kabiri njyewe ndagiha abakene, hanyuma umuntu wese namwe ndamwishyura mukubiye inshuro enye. Haleluya. Nabonye ari urugero rwiza rwadufasha gutekereza. Rimwe na rimwe hari ibintu twanga gukora, cyangwa se tukanga kubivuga, cyangwa se tukanga kubigaragaramo bitewe n'abo sosiyete itwita cyangwa itugira. Isubiremo, hari ibintu twanga gukora cyangwa tukanga kubivuga cyangwa tukanga kubibamo bitewe n'uko sosiyete itwita. Irasuzuguritse, iragayitse, ariko ari bihesha Imana icyubahiro. Zakayo we yirekeho. Rimwe na rimwe dukunda kureba ku bantu cyane, ati se nakora iki hanze yamfata. Umuntu wese nanjye kuvuga ngo ni igitekerezo, ariko ni iriyo, mu by'ukuri ni inkuru iriyo, ariko yarantangaje. Umuntu yarahiriwe n'umunsi usanzwe, yarahiriwe abona imishinga myiza, abantu baramukunda, abazungu baramukunda, navuga ngo ku rwego rudasanzwe. Agera ku rwego atunga, abona bimwe mu byo akeneye bya buri munsi, ariko ubusanzwe yari umuntu woroheje ndetse unashaka Imana cyane. Hanyuma ikintu yagezeho kimugora cyane muri sosiyete, kandi igenda muzi yikorera. Hari umuntu uzi umufuka w'amakara, ariko twese turaheze nawe, yikorera imifuka ibiri y'amakara, imifuka ibiri ayigerekeranyije kugira ngo ashake ubuzima. Noneho agera ku rwego abangamirwa n'ikintu kimwe, ngo biramugora cyane kwicarana n'abayobozi bo mu rwego runaka, wenda bari kuganira, ngo hanyuma ngo yakefana, ngo nicyo cyatumye ahitamo kunywa inzoga. Ngo byaramugoye ku buryo nyine byamunaniye. Muri kucyumva, we byaramugoye kuba ari kuganira n'abandi bagabo bagenzi be, ngo yakefana. Ngo byamubereye ikigeragezo gikomeye, ndetse bituma rwose ufite gukizwa bye. Ariko ubwo sinzi niba yarakijijwe, ariko rimwe na rimwe ntabwo tumenya abo turibo muri sosiyete, twiyibagirwa tugashaka kubaho tureba ku bantu aho kureba kuri Kristo twamenye. Ariko iyo dufite umutima wibuka uzirikana icyo Yesu Kristo n'uwo yari we mbere y'uko aza mu isi
kemera kuvuka ko tuvuga ngo yavukiye mu muvure ngo agahimbo yahoze niko muri Yohana tuvuga ku murongo wawe ngo jambo uhereye kera yarari ariko tuvuga ngo agahinja kavutse iyo turimo twibagirwa ibyo nibyo bituma dushobora gutekereza ko turi abantu bahambaye cyangwa se turi abandi bandi ariko umukristo uzi icyo Yesu yakoze ahora aca bugufi. Haleluya. Asenga kugira ngo atsinde amosha yose y'isi ariko kandi ategereje no kuzabona ubugingo buhoraho. Reka nsoze mvuga ngo n'ubundi mureke dukomeze twicishe bugufi dusenge dufite icyitegererezo kuri Kristo Yesu kuko niwe utuvugira niwe udusabira ibyo ndumva mbisenze nizeye kubwa Kristo Yesu n'umukiza wacu. Amen.